Batwitse kabisa. Asante sana bro. Iracamase. Nta gitima kibi. Barutangiye wibwira wadukuje. Uninjye wumva ku rugamba inganzi rwanya inkota mu mvura ry'amahindu natse umuriro bakota riba ry'umugisha kuba zahajwe n'inyota isano n'ingoma ni nk'iy'umwambi n'ikiganda impande enye iyi ni mbwirwa ruhame mateka zandikwa ku bisate by'amabuye. This is famous gates in the house. Ahangaha turi tubwire ahantu dusanze muri icyo gikorwa. Hano mu Dusanze hari show yateguwe na Rapa Century Movement. Iyo ni genge yanjye ariko twari turi gukorana muri partnership na Great Hotel ya hano mu Dusanze. Rero ni kuri Great Hotel niho habereye show. Iyo kuya mugizwe n'abantu bangahe? Harimo ni gang like harimo ababyinnyi, harimo abaririmbyi, harimo Dollar, harimo Famous Gates, harimo T-Magnet, harimo King Just Dance, harimo abantu benshi bagiye batandukanye like harimo aba artiste bashushanya abantu bose kabisa. Yembarizwa mu cyiciro cy'abanyamuziki. Man. Ubu ngubu ziri kuri platforms ni 8, harimo videos 4 n'izindi ni nama audios. Indirimbo yitwa Umutamenwa. Ni umutamenwa bro still. Ariko mfite indirimbo yitwa 40 yakoze umuti urenze uwo mutamenwa. Niyo ninayiheruka. Urashobora kwibaza Famous Gates ni umuhungu w'umunyarwanda upima metero na santimetero 80. Akaba afite ibiro 67. Akaba ndi ingaragu, akaba ari umuhungu w'umunyamuziki mu biha, akaba ndi n'umupoet. Inspirative ahantu hatandukanye ariko akenshi biterwa inganzo. Buriya ni ikintu utamenya ukuntu wagisobanura. Hari igihe mbona ikintu nkahita mba atashe nkahita nkikoraho, cyangwa se nkaba nicaye nkaza gutekereza nk'ibintu runaka nabyo nkumva biraje, cyangwa se naba nishimye cyane nkakora vibe, cyangwa naba mbabaye cyane. Aho hose ni ahantu hava inspiration. Ndi umuraperi ariko ndi n'umunyamuziki like ndaririmba ndanarapa at the same time. Urebye mu Rwanda bimaze kuzamo nakwita ko muzike iri mu byiciro, abakora impano yaje gutya cyangwa waciye muri bya shuri bisa. Njyewe nibaza ko umuntu yiga ibintu atazi, ariko ikintu cy'impano yego ntabwo nanze kwiga. Ushobora kwiga kugira ngo ugire skills udevelop, ariko buriya njye nemera umuntu cyane ufite impano kurusha ubizi. Indirimbo yanjye ya mbere officially yasohotse muri 2020. Ariko muri high school nakoraga imiziki, ariko nyine kubera ko uvanga n'amashuri ntabwo umwanya uboneka uhagije, ubusanga nyine kimwe kiganza ikindi. Indirimbo yanduhije ni nayo igiye gusohoka, ntabwo irasohoka ariko yarangoye bro. Ntabwo yangoye mu buryo bwo kuyandika cyangwa iki, ahubwo uburyo bwa production yayo, uburyo bw'amashusho, uburyo bw'ikintu cyose. Yarakostinze kabisa. Ntabwo ari umwe ariko hari uwo mfana nyine mu Rwanda umuhanzi mfata nk'icyitegererezo. Ntabwo ari umwe ariko hari abo nkunda of course, kuko nk'umusani uba ugomba kuba ufite abantu nyine bw'uzabo uzi testing ukumva nyine ni fresh. Ariko nkunda Fireman kabisa. Ni umwanditsi wa danje. Nangira muzike yanjye naho ngeze bro, ndashimira Imana kuko niba tugeze ku rwego dushobora gutegura igitaramo nk'iki ngiki, hari uko biba byaragenze. Ntabwo waza ukiza umunsi umwe ngo uhite ubikora, ariko step by step. Indirimbo video 4 5 ntabwo aba ari akantu gatoya.
urebye ndi nk'umuntu umaze gukora nka fondasiyo itaruzura neza ntegereje ko yuzura fresh, then ngashyiraho inkingi ngashyiraho n'ibisenge. Sikize ingufu za mbere ni ikikurimo. Ingufu za mbere nakoresheje kuri stage ni ikindimo, njye imbere y'abafana numva ko ngiye kuri office yanjye nanjye gukora akazi kanjye nsabwa. Ntabwo binsaba kunywa ibintu cyangwa cyane njye nta n'ikintu na kimwe nywa cya drone, sinywa inzoga, sinywa itabi, ninywera agasiko, kugira ngo twahoranye kare wabireba. So ntekereza ko ikintu cya mbere kirenze ni expressions, ni uburyo utekerezamo ibintu byawe, uburyo uri proud kuba wowe, uburyo wishimiye guhereza abantu bawe ibyo ugiye kubaha. Ibyo byose ni ibintu bihurira hamwe bikagufasha gutanga ikintu cyiza, bikaguha moral kuri stage, bigatuma n'abafana bawe ubahereza icyo wabageneye uko biri ngombwa kandi uko bishimishije. Babo y'abahanzi bakizamuka n'abamaze igihe, yego habanje kubamo akabazo kakirimo ka conflit de génération. Conflit de génération ku buryo umuntu akureba ngo ariko ibi bipeti ngo wane, kandi iki gipeti kiragukoma, gifite n'ibintu bya danger. Ntago bafite kuba barebera ibintu mu ndorerwamo y'iterambere no mu ndorerwamo yo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kurusha kubirebera personally ku myumvire yawe, cyangwa se njye mbona dukwiye kuba dukora aka kanya dutekereza igihugu cyacu kurusha twebwe ubwacu, kuko twe tuzarangira ariko igihugu kizakomeza kibaho. So dufite gukora ukorera n'abandi bazaza, aho kugira ngo utekereze yuko ugomba kubaho ugatera kartoma abandi ntibacemo. Intego yanjye muri muzika ni uko byibuza nk'uko basura ingagi, njye mfite inzozi zo gupromotinga no gusapotinga Visit Rwanda, ariko noneho biciye mu buhanzi bwanjye, ku buryo Imana niba udushobora kubona aba Nigerians basigaye baza hano baba bari kwamamaza igihugu cyabo. Ariko twebwe ntabwo turagira step yo kugira ngo umuhanzi wo mu Rwanda ave mu Rwanda ajye gukora igitaramo nka Nigeria, ahantu nk'aho umuntu avanga yajya Uganda bakumva n'ibintu byatari, kandi Imana ntabwo bikwiye kuba ari ibyatari, kuko abanyarwanda umuziki barawufite tena wa danger. Ariko njyewe intego yanjye ni uko nifuza ko nk'uko basura ingagi umuziki tuzawushyira ku rwego rw'uko natwe dukurura abantu, igihugu cyacu kikinjiza kikungukira mu kuba hari abantu baje kutureba. Icyo mbwira abadukurikiye ni uko mbakunda, nifuza ko umuziki wacu watera imbere, nifuza ko igihugu cyacu gikomeza gutera imbere. Hanyuma nkanabibutsa social media platforms zacu dukoreraho, aho wadusanga kuri YouTube ni Rap Century Movement, kuri Tidal ni Rap Century Movement, Deezer, Spotify, Yandex, boro zose social platforms zose kabisa. Ariko akaba ariho no kuri Amazon, akaba ariho mixtape yanjye 40 iheruka kujyaho, iri kugura $3.99, ntabwo ari menshi man. Badusapotinge, tuzamura ibikorwa, natwe tuzamura igihugu cyacu. Ndibaza yuko ariko n'ubundi barabikora, abafana b'umuziki nyarwanda barabikora man, nta kuntu bataba bagize naha bigeze nibo babihagejeje. Ahubwo ndagira ngo ngira abantu nibutsa nk'aba promoters babifite mu nshingano, bafite aho bashobora kugeza ibintu, bafite button bashobora gukanda abantu bakakumva, bikita cyane ku nyungu z'uyu munsi gusa, ahubwo barebe igihugu, barebe n'abazaza, bategurira abazaza bazasanga ibyibura igihugu kimeze neza nk'uko natwe abayobozi bacu, papa bacu baduteguriye igihugu kimeze neza, tukaba twaravutse dusanga hari umutekano, hari amahoro, dushobora gukora show nk'ingi ikagenda man, ni ibintu by'agaciro. So tujye tubareberaho rero ku byiza, natwe dukora ibintu abandi bacu bagasanga ibintu bimeze neza twarabateguriye. Umwana iyo aje agasanga ntiwatetse avuye ku ishuri, hari igihe rimwe na rimwe atumva yuko byabuze. Kugira ngo yumve ko byabuze biterwa na diplomasi bamushyizeho n'uburyo mubana, ariko iyo asanze bihari aba motive, na rya shuri araryiga neza, kandi iyo asanze bidahari ashobora kwigiraho imico mibi.
kuko ashobora kubona abamushuka, ashobora kubona ibigira gute. So nari ngiye mu bintu byinshi, ariko ikintu nashaka kuvuga ni ukwibutsa abantu bari muri game bo muri media ko badufasha bakareba igihugu cyane kurusha bo ubwabo. Bro, umuntu wa mbere nshimira ni anti wanjye, Anti Grace. Ndamushimira kuko niwe muntu wa mbere muri family wampaye ubushobozi bwo kujya muri studio. Yampaye ubushobozi bwo kujya muri studio for the first time, anyishyurira ibintu byose. Ndamushimira, anjyana no kuri televiziyo y'u Rwanda. Bari ni big deal too. Njye nagize amahirwe ubwa mbere ninjira muri studio, nari nsanzwe ndi road, nari ndi umusazi kuko ibintu n'ubundi ntabwo byangoye, ahubwo ikintu wenda byahise bimera nk'ibintu bibaye no test. Nahise mba nk'umuntu w'umusazi nyine, nahise numva bitabaho, mpita nkumfatiraho nkomereza aho ngaho. Kuva icyo gihe ninjiriye muri studio ntabwo nigeze nongera gustopinga n'umunsi wa rimwe, ntabwo byigeze bingora, ahubwo wenda production yari hari icyo gihe, yari babajama bawe b'inshuti zawe home, akora akantu home, ariko ntabwo byari biri hejuru nyine nko ku rwego rwo kuvuga ngo ni studio ya danje nyine. Buriya ahanini umuntu kuyanga habe ubugiye nko muri studio ya hatari, bagahita bagufata nk'aka kanya uri umuntu utarajya no muri studio na rimwe, bagahita bakujyana nko kwa element, ubanza ugahita utekereza abantu bose bakoreyeyo, ugahita umujene arabasha kabisa. Nakoze namwe ntabwo dera amaboko none ikingi ko nakwigarukira ku biryo reka n'ibiperezo ntabwire ngo umutaro mutuzi twikimari kuko leta turacanga amadaso ndarasanga gica bakizinga bigeze muri